Niyonzima Sabine umwuga w'ubukanishi nawugiyemo 2008 urumva ko mumazemo imyaka myinshi nawujyamo ubuzima bwari hasi cyane kuko nari umunyonzi nanyongaga igare nkorera ahantu mu cyaro umuntu aza kunjyana mu mwuga w'ubukanishi angira inama anyigisha ibyaho mwujemo koko naje gusanga ari byiza ndawukora niteza imbere mfite umugore mfite abana 2 nabonye perime narubatse inzu ubu ngubu rwose nta kibazo umwuga w'ubukanishi ndabona ari sawa umeze neza nayubatse muri Kigali hano hirya mu Nzove ni muri Nyarugenge ngubu ntago ndayirangiza kuyuzuza neza ariko imaze kugira ngo muri miliyoni hafi zigera nko muri 16. Okay, nawukuyemo inshuti nziza nawukuyemo abo nakita nk'abavandimwe bangira inama mu buzima bwa buri munsi. Mbega icyo nakubwira cyo nawukuyemo abantu mfite abakiriya beza b'inshuti zanjye bangira inama bamba hafi cyane. Okay, ku kwezi nshobora kuba mfite umuryango nakuyemo kuba umuryango wanjye namaze kugira ibyo kwifashisha mu muryango nshobora kwiveresa nk'ibihumbi nk'J150 kuri konti. Inama nagira abantu bashaka kwiga gukanika babanguka vuba kuko ubukanishi ni bwiza cyane, ni umwuga udasaza, ni umwuga abantu bashobora kujyamo ukawusarizamo ugakoramo ibyiza. Mbega ni umwuga mwiza pe. Ni diplome mbega ni nko kubona diplome ikomeye cyane mu rwego rwo hejuru. Abawusebya ni babandi n'ubundi ntabwo wabura umuntu ntaburi abantu baguca intege, niba abantu n'ubundi bitwara nabi. Hari abantu b'abakanishi babona amafaranga bakayapfusha ubusa, ntibamenye kuyajera ngo bagire bayabyaze umusaruro, nibo babandi bawutesha agaciro rero. Ndore Emmanuel ingona umwuga w'ubukanishi, ariko ngewe mu mwuga w'ubukanishi nkora ndoda iby'intebe z'imodoka. Muri makeya umwuga w'ubukanishi ntarawujyamo hari utuntu dukeya nagendaga nkora ariko nkabona ntabwo twinjiza amafaranga, ariko aho nagereye mu mwuga w'ubukanishi byambereye byiza kuko nawuboneyemo inyungu nyinshi cyane. Muri makeya umwuga w'ubukanishi mukuramo ibintu byinshi cyane. Nawuvanyemo inzu nayiguze miliyoni 40, nawuguzemo imodoka, urukumva yuko bigenda neza nta kibazo, kandi byose nabivanye muri ako kazi nkora. Ibyo nishimira amaze kugeraho ni byinshi cyane kuko umwuga w'ubukanishi nawuvanyemo inshuti, uvanamo abavandimwe, uvanamo abakiriya. Ni ukuvuga ngo muri makeya mbona bigenda nta kibazo. Imodoka ya Gikumi ya miliyoni 2.5 iyo ngendamo. Umwuga w'ubukanishi ubasha kwinjiza amafaranga y'imodoka mu kwezi? Urebye umwuga w'ubukanishi ushobora kunyinjiriza amafaranga nibura atari munsi, nibura mu kwezi mbonamo nk'ibihumbi 300. Ibyo nishimira ni uko untungiye umuryango, kandi noneho n'inshuti zaba zansuye nabwo nkaba ntakorwa n'isoni, usuye nkabona bimeze neza, kandi naho ngiye nkabona nta kibazo mfite. Muri makeya ntabwo nyambura amafaranga, ukumva biragenda. Nabagira inama y'uko bashobora kuza bakiga kuko umwuga w'ubukanishi si bisaba diplome, ntibisaba imanite, ni mu bwonko. Iyo ufite ubwonko bukora neza bakakwigisha ibyo bakwigisha ukabifata, ni nako ugenda urushaho kubona abakiriya n'abakiriya bagukunda. Noneho nawe muri cya gihe wamaze kumenya gufata, ni naho ukura babakiriya noneho bakagira gute, nawe bakaba babasha kugira ngo baguhe akazi, nawe ubone ukuntu wakwitura.